asigara mu bantu agira ngo amukoreho yibwiraga ko nakora ku mwenda we icyaba cye bakina uko byagenze arakomeza arakigana akoze ku mwenda we icyaba cye kirakira ariko yumvise inkuru ya Yesu asigara mu bantu agira ngo amukoreho yibwiraga ko nakora ku mwenda we icyaba cye bakirasira uko byagenze arakomeza arakigana akoze ku mwenda we icyaba cye kirakira
mugenzi wawe ngo wakoze kuza. Rero wishime yuko Imana yaguhaye gutangira umwaka, bawutangira amahoro, ibyo bigutere kunezerwa. Vuga cyane ngo amen. Himbazwa uri Mana, inde wundi twahimbaza atari wowe. Himbazwa uri Mana, Himbazwa uri Mana, inde wundi twahimbaza atari wowe. Mana, himbazwa uri Mana, inde wundi twahimbaza atari wowe. Mana, Mana, Himbazwa Mana, Mana, himbaza uri Mana, inde wundi twahimbaza. atari wowe. Mana, Mana, Himbazwa Mana, Mana, himbaza. Twakire umushumba dukomera Imana amashyi twakirira abashyitsi. Umwuka wera aze kuko ndi kubona hari abantu batarabyumva. Haleluya! Yesu arakora, n'ukuri arakora, n'ubwo utarasubizwa, egukuka umutima Yesu. Ibyo ushaka bimenwe nawe Yesu Arakora, atuye inyuma y'ibihe, aruta itangiriro, n'utarasubizwa. Amen. 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 Yesu arikusohoka, arayumva amasengesho. Isenzi iraseruka, cya gihe twagwana
imbaraga zawe ufite uyu munsi turataramira Imana. Hari imvura zagiye zitunyagira turi kwiba, iyo ntabwo dukanga, iyo tunyagira turi gukorera Imana. Mureke twakirane, abantu bafite amatsiko menshi cyane, ariko uyu munsi turatarama. Haracyari saa 8, igihe kiracyariho, ariko umbabarire umwuka ufite uyu munsi ukoresha wo kuramya iki Imana. N'abari mu tubari muze mwumve ko Yesu agira neza. Namwe mu mwiryo cupa vuba muze mwumve ko Yesu agira neza. Yesu arakiza, Yesu araruhura, Yesu ni byose kumufite, Yesu ni imbaraga. Vuga ngo amen. 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 Ndagira ngo ntabwo tujya mu bintu byinshi, batwegereze imbere ngo twakire abashyitsi bari hano. Dufite abarimu, dufite abaririmbyi, dufite iki bose, reka bahaguruke basuhurize rimwe, hanyuma tubone twakira abashyitsi. Nimushaka abahanzi. Dufite nyakubahwa executive w'akagari kano ka Mukondo turiho, nawe yaduteye iteka aza guterana natwe. Reka tumwakire nawe yigira imbere aturamutse, turi gukomera Imana amashyi menshi cyane ko tuba turi hano. Nuko igihugu cyacu gifite umutekano, niyo mpamvu turi hano. Haleluya. Amen. 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 Mwaka mushya. Muri twese Imana ishimwe yaraturinze twese, turangiza umwaka dutangira n'undi amahoro nta gikuba gicitse. yego. Turabishimiye mu kagari ka Mukondo, yaba abashyitsi yaba n'abasanzwe turabakirisha. Amen. Amen. Murakoze cyane. Numva rero abandi twese twahaye karibu, turabasangwa mu izina rya Yesu. Reka twakira abashyitsi rero. Mwabonye tumanika abantu kubasuhuza batera hamwe. Hanyuma simwishimye se kubona natwe hano hakandagiye abaturutse i Burundi baje kuramya Imana. Umukozi w'Imana urabona yitonze gutya, ariko ajya no mu mavuta. Basuhuze bisanzwe. Haleluya. Yesu ashimwe. Ahimba. Haleluya. Amen. Mwaka musha kuri mwe. Agira ngo twakire na Moyize nawe. Ujye ubabwira ashimwa utaro wabo. Haleluya, haleluya. Amen. Unuva wagira ngo indirimbo yabaye yanyura rimwe mwayihimbye. Nawe mwishimire amashyi menshi cyane. Tugende Bagenda yo kipe ya Yesu niyo nzikumiramo. Haleluya. Uruzingo Rurahendahendwa bajya kwibona rukibona rurakuze. Iratekinise, iratekinise. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Murakoze. Nitwa Emerita Mukazayire. Sengigeno ni musaza wanjye tuva indimwe. Imana iduhanishe. Baranezerewe. Yego. nsengera muri AR abangirikani, ariko ntago ndi umunyedini, byari kubw'umugambi w'Imana. Amen. Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Buriza iyo utetse ibiryo ukabona babirya, burya umuhanzi nawe yishima iyo abonye abaririmba indirimbo ze. Narangiza kuko igiterane ari icye, aratubwira uko abandi bahanzi bari bukurikirane. Nibamara kuririmba aradusubiza ijambo kugira ngo natwe dukomeze n'ijambo ry'Imana n'ibindi bikorwa biri bubere hano. Haleluya. Hari abandi bashyitsi basanzwe se badasengera mu itorero ryacu, baba bari hano ngo bazamure ibiganza gusa. Ntabwo turabasaba kutwibwira amazina, ahubwo bazamure Bugoyi. Ndagira ngo namwe muturamutse, kuko twari tugeze mu mwanya wo kwinjira mu ndirimbo. Tugira umugisha namwe mugeze ahantu, turagira ngo muturamutse rero mbere yuko twinjira mu mwanya wo kuramya
w'indirimbo, uko igitaramo ni cy'abahanzi ni cya François. Hanyuma nimumara kuturamutsa turaza kumwegera kumusaba yegera imbere aririmbe indirimbo ahe n'abandi bahanzi bagenzi be. Karibu rero muturamutse, Imana ibahe umugisha. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe. Nahimbaza. Tunejejwe n'Imana mu mitima yacu kuko twongeye kugera hano dume ku mwuka w'abazima. Amen. Nitwa Peter Habiyakare, uyu ni madamu wanjye. Amen. Amashyi menshi cyane. Kugeza ngo mbese tubaye iki? Hari umuririmbyi waririmbye ngo ntabwo badufite twasenze Imana. Wagaruke turamye Imana kugira ngo twakire abacuranzi abahanzi, sibyo? Amen. Agira ngo wa mwana muri kora Umusangwa rero yakira abashyitsi. Ubwo ngiye kubabimburira, ariko umushumba yarambwiye ngo dupange ukuntu baraza gukurikirana n'ubundi bose turataha tubumvise, kandi uko Imana iradufasha igihe nuko bitashoboka ngo dusubize amasaha inyuma, twari kubisubiza saa 4 z'amanywa, ariko kubera ko n'ubundi buri kwira kandi igihe cyahise nikigaruka, turacunguza uburyo umwete. Njyewe ngiye kubaririmbira n'indirimbo imwe, ayindi ndirimbo ndaririmba n'umutoza. Nitumara kuyiririmba bakundi tujya tuyiririmba nyine, uretse ko ndaza kubwira abantu bakeya hano bakaza kumfasha ngo mfite undi muntu ntakwita ko ari umushyitsi cyane wamaze kuba umusangwa kuri nge. Ane arahita aririmba indirimbo ebyiri, namara kuturirimbira indirimbo ebyiri
ngo Ane araba ari kumfasha kwakira abashyitsi. Turakurikizaho Moyize urahita ukurikiraho n'indirimbo ebyiri kwa kundi kwacu nyine fast. Iyo uvuze fast uba uvuze vuba vuba, ni ukwihuta nyine, ni ugucunguza uburyo umwete. Hanyuma turakurikizaho hari mushiki wanjye witwa Mukazayire, ura turavukana, reka mwegere murabona dusa. Uyu arahita aririmba indirimbo, ubwo nyine turaza kubogeza izindi. Arahita aririmba indirimbo ebyiri, nazirangiza turaza gusaba Peter na madamu nabo barashyiraho indirimbo ebyiri. Hanyuma nyuma yabo bashima guturuka Burundi Bujumbura nawe arashyiraho indirimbo ebyiri. Tuzi gucunguza uburyo umwete, ntabwo turi butinde, kandi ibyo byose biraberaho guhereza Imana yacu icyubahiro. Reka uri ku buhanga bw'ibyuma mfashe kugira ngo ndirimbe indirimbo yo kwakira aba bashyitsi bacu. Haleluya, haleluya. Meshake na Bedenego igihe bari mu bunyage mu gihugu cy'Ibabuloni. Dufite umutoza w'izigutoza abakinnyi, uwo mutoza ninde nta wundi ni Yesu. Yatoshe Saduraka, Meshake na Bedenego igihe bari mu bunyage mu gihugu cy'Ibabuloni. Burya gutsinda kw'ikipe biterwa n'uwayitoje. Iyo ayitoje nabi igera mu kibuga igatinya, iyo ayitoje neza ishira ubwoba n'intare. Njyewe ikipe ya Kristo niyo nzigumiramo. Burya gutsinda kw'ikipe biterwa n'uwayitoje. Iyo ayitoje nabi igera mu kibuga igatinya, iyo ayitoje neza ishira ubwoba n'intare. Njyewe ikipe ya Kristo niyo nzigumiramo. Uretse gutoza abakinnyi ni n'umugabo w'ingabo, ingabo zayoboye ntabwo bazigira, ntizitinya urugamba n'ubwo rwaba rukomeye. Uwo mutoza mwiza niwe tuzigumanira. Uretse gutoza abakinnyi ni n'umugabo w'ingabo, ingabo zayoboye ntabwo bazigira, ntizitinya urugamba n'ubwo rwaba rukomeye. Uwo mutoza
ijambo ryo gutsindamo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa kandi nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye Uwiteka niwe wabimpaye kandi niwe bisubije izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro nimuhumure natwe tuzanesha nimuhumure natwe tuzanesha natwe tuzanesha natwe tuzanesha nimuhumure natwe tuzanesha natwe tuzanesha nimuhumure natwe tuzanesha nimuhumure natwe tuzanesha natwe tuzanesha nimuhumure natwe tuzanesha duhana umugisha mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Amena. Haleluya. Iyo ngize amahirwe yo guhagarara imbere y'ubwoko bw'Imana ndavuga ngo Imana ishimwe kubera ko ntabwo ari abantu bose bagize aya mahirwe. Amena. Hari n'abari mu bitaro, hari n'abapfuye, ariko nanone hari n'abantu abazima ariko batazi Imana batari hano. Rero Imana ishimwe. Amen. Amen. Wakoze irahambaye. Amen. Abantu bakunda iyo ndirimbo baze bamfashe. Wakoze irahambaye irenze ubwenge ntekerezo
adafashijwe. nimunyegere munyumve mazu ya Yakobo mwe abona etse muri muda abaterura mu kibuga imbizi za uruyenzi uwiteka ntibayetse imbizi za uruyenzi uwiteka ntibayetse aho ubona ko birangiye niba itabarira aho ubona ko bishyitse niho yigaragariza yewe narayibonye niyo mana yewe narayibonye niyo mana amen niwe yigaragariza Uwiteka Imana mukiza muri byose uko Imana imuhatse ku mugongo wayo uko Imana imuhatse ndabona amakuba ni byinshi kumubwiranutsa reka Uwiteka Imana mukiza muri byose uko Imana imuhatse ku mugongo wayo uko Imana imuhatse ku mugongo wayo aho ubona ko birangiye niba itabarira aho ubona ko bicitse niho yigaragariza yewe narayibonye niyo mana yanjye yewe narayibonye niyo mana yanjye ibuka cyagiye nawe aho ubona ko birangiye niba itabarira aho ubona ko bicitse niho yigaragariza yewe narayibonye niyo mana yanjye yewe narayibonye batanga itegeko abana b'abahungu bose bagomba gupfa nyina musarananirwa ahorera mose agazo amuta mu rufunzo imana irabibona kuko yari imuretse ku mugongo wayo kuko yari imuretse ku mugongo wayo barawatanga itegeko ko abana b'abahungu bose bagomba gupfa nyina musarananirwa ahorera mose agazo amuta mu rufunzo imana irabibona kuko yari imuretse ku mugongo wayo kuko yari imuretse aho ubona ko bicitse niho yigaragariza yewe narayibonye iyo mana yanjye yewe narayibonye iyo mana aho ubona ko birangiye niba itabarira aho ubona ko bicitse niho yigaragariza narayibonye iyo mana yanjye
zamuririye mu ishyamba kandi natwe twaramukunda erega burya ibigaragazo biza bihetse ibisubizo erega burya ibigaragazo biza bihetse ibisubizo bishize Yosefu yicara ku ntebe bene se baza guhaha Yosefu arabamenya ati wanyu mwari bangahe twari 12 ariko inyamaswa z'inkazi zamuririye mu ishyamba kandi natwe twaramukundaga erega burya ibigaragazo biza bihetse ibisubizo erega burya ibigaragazo biza bihetse ibisubizo ijoro ry'intengero zawe Imana izakwibuka kuko ibigaragazo we biza bihetse ibisubizo kuko ibigaragazo we biza bihetse ibisubizo ijoro ry'ubukene bwawe Imana izakwibuka kuko ibigaragazo we biza bihetse ibisubizo kuko ibigaragazo we biza bihetse ibisubizo ijoro ry'intambara zawe Imana izakwibuka kuko ibigaragazo we biza bihetse ibisubizo kuko ibigaragazo we biza bihetse ibisubizo azaruhira ubusa Yesu nzajya nkwirahira n'ubwami Yesu yakoze nzajya muvuga hose nzajya nkwirahira nzajya nkwirahira nzajya nkwirahira Yesu we nzajya nkwirahira wambiriye nzajya nkwirahira ngeze no ku gisenyi nzajya nkwirahira nzamuka iruhengeri nkomeza nkwirahira ngeze i Kigali nzakomeza mbivuge menye no mu ndege nzakwamamaza waduhaye agaciro nzakuvuga hose ngeze no mu mahanga nzakomeza Yesu we nzajya nkwirahira Yesu we nanjye ningera muri Kongo nzakuvuga ningaruka i Rusizi nkomeze nkuvuge ningaruka i Gitarama
kantu gasubiremo. wigerereza umuntu w'Imana afite ingorane. Wakoze cyane. Ingorane mu kirundi afite ingorane. Reka twumve Herode byamubaye.
itorero ryubatse ku rutare naho amarembo y'ikuzimu yahaguruka yaza mwami muzima utagira igituro yaguye inyo Yesu yamamare Yesu niyamamare arindwi yatutse ubwiza bwayo urukundo rwayo ntirusanzwe ntibikiri ibanga nanjye nzabivuga ab'isi babimenye amahoro yo mu gakiza narayahawe imana yarayampaye ubu ibyishimo n'umunezero bibarizwa muri njye yatutse ubwiza bwayo urukundo rwayo ntirusanzwe ntibikiri ibanga nanjye nzabivuga ab'isi babimenye Zabwira abari ku mpera y'isi abari kure n'abari hafi nzamamaza iyo neza yawe ntibikiri ibanga nanjye nzabivuga ab'isi babimenye Zabwira abari ku mpera y'isi abari kure n'abari hafi haleluya abamubona ha dufite imana ikomeye iri hejuru ya byose imenya
uzishima hejuru ya byose ntuzongera kurira biyategetse biratu uyu munsi tukaba turi ngaha muri abantu beza cyane. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Wenda twe nta majwi meza dufite yo kuririmba, mama yaratumiye nk'abarinzi nambo n'abarashoboye, mwamfashije Imana baheze umugisha. Amen. Ababyeyi hari abadufashije Imana baheze umugisha. N'abari abaririye mukomeze mwumve. Amen, amen. Oh!
Imana idufashe. Salomo yari umugabo w'igihagararo. Bibiri tubwira ko ngo yateguraga ifunguro ry'umunsi umwe, akabaga inka 50 zibyibushye, yarangiza akabaga inka 100 zo mu gasozi zinanutse. Bibiri ivuga ko yarongoraga abagore 1001 ku munsi, hatabariyemo ihene zo yabaze n'inkoko n'inkwavu. Ari gihe kigeze aravuga ngo byose nasanze ari ubusa gusa, ari ngo kwiruka inyuma y'umuyaga. So asubije inyuma aravuga ngo ahubwo umuntu abaye umunyabwenge yakwitaye ku iherezo rye. Imana itugirire neza kandi amen. Ndumva muri twebwe twese turaha duhereye ku mushumba wacu, nta muntu wategura ifunguro ngiryo Salomo yateguraga umunsi umwe. Imana itugire neza. Mbere ko twumva ijambo ry'Imana, katumanze duhuze umutima n'inama dusenga Imana. Mana mu izina rya Yesu turagushimye kuko uri Imana y'amahoro, uri data wa twese mwiza, uri umwungeri mwiza upfira intama zawe. Ndetse iyi ntama itatse umenya ijwi ry'intama itatse yariyo, yaba iri mu Kondo, yaba iri Kigali, ifa kuba yitwa intama, yaba iri muri kabari, yaba iri guhinga, yaba yaho inka mu gisambu, yaba iri guteka imvange, yaba iri kumesa, ndetse yaba yikoreye ibisheke, yaba yikoreye amandari, yaba yikoreye amandazi, yambaye ibitenge bidahuje, yambaye inkweto z'incurikangane, yasokoje itasokoje, ifa kuba yitwa intama. Yitatse umwungeri mwiza amenya ijwi, haleluya, yumva ijwi ry'intama itatse iyo ariyo. Kandi niyo umwungeri avuze, intama zimenya ijwi rya sebuja. Niyo mpamvu umwungeri yavuze buri umwe wese ati imirimo ye kuko yumvishe ijwi ry'umwungeri. Turavuze ngo turagushimye rero, ijambo ryawe rize ari inkota ritsinde. Turahana tudashidikanya neza ko hari igihe umuntu aba ari umusambanyi, hari igihe umuntu aba ari umusinzi, ari umujura, bakamukubita bakanamukatira, ariko yataka bisubiramo. Ariko iyo ahuye n'ijambo ryawe, ibyo polisi zananiwe, iby'ingeragutabara zananiwe, ibyo nyakiriba yananiwe, ibyo sitasiyo ya polisi yananiwe, weho data ijambo ryawe riraza rikamuhindura. Bamubaza ngo niki cyaguhinduye, akavuga ngo nahuye n'ijambo. Haleluya, urakoze kuko uri Imana data. Na uyu mwanya ndasenze buri muntu wese ufashe umwanya kazano, genda umuzirikire aho yicaye ahagaze, amanza yumva icyo ushaka kuvugana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Biza cyane arambwira ati mu izina rya Yesu iryo vangirwa ringureho. Ndamubwira ati ukiramo nakora. Arambwira ati dadi urazi ko ndi bwambarire umukobwa, reka nambare ikanzu kuko ibonerana kandi tutabyemerewe, ngira misuje ipigeze hasi, wenda byibuse kora ndayambara. Tugeze muri resebusiyo ndavuga ati nta kibazo. Twavuye mu rugo twatse imodoka turagenda, tutararenga metero nka 300 nibwo nahise ngati korosi mburana hoho iradukubita. Idukubise isaka imeri irimo amafaranga, isa yari henze afite ku kuboko, ntazi ko bayijyanye. Twibonye tuvuye muri koma, dushima Imana. Haleluya, haleluya, haleluya kandi amena. Turashimira ubuyobozi bw'itorero bwaduhamagaye, turashimira Sengigena twagiranye ibihe ahantu hatandukanye mu buryo budasanzwe. Turashimira abahanzi cyangwa se abaririmbyi badufashije cyangwa se bafashije iki giterane. Imana ibahereze umugisha buri wese mu izina rye. Kandi turasabira umugisha abantu bose bataye imirimo yabo, baje kumva icyo Imana ishatse kuvugana namwe kuri uyu musozi. Haleluya, turashaka kuganira ijambo ry'Imana mu minota mikeya. Imana nidufasha, umushumba cyangwa se ushinzwe itorero azaduhamagara. Hari igihe turafite ibihamya byinshi twababwira buri wese akumva ko hari icyo Imana yagize ute yakoze. Imana idufashe. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari igihe umuntu aba mu gihugu kirimo umutekano akabura ibitotsi, kandi igihugu gifite iki umutekano. Ntabwo wasinzira udafite Yesu Kristo ng'umwami n'umukiza mu mutima wawe. Igihugu gifite umutekano, ariko wewe uri kurara ugisute, uri kureba. Iyo umuntu afite amahoro mu mutima, no mu gihugu kitarimo umutekano araryama akagira ute agasi. Haranditswe ngo dusome mu izina rya Yesu. Dore ndaza vuba, nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese y'ubugingo, kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo 15. Hanze hazabimwe ko, ariko data uri mu ijuru ndashidikanye neza ko ntiharaburiragwa mu butaka bwiza. Bibiri yivuganye n'imitima ngo iki
ry'imbwa rihari, ijuru ni ry'abantu basenze iki? Imana. Ntabwo ari izi mbwa zimoga Bibiliya bishatse kuvuga. Bibiliya yarabivuze ariko ntiyabisobanura. Niba uzi kuri muri iri teraniro uri umugabo uri umusambanyi warananiwe kubireka, hari abandi babishoboye. Bibiliya yavuze aho uyoborerwa, ariko uzi kuri umunyentambara waranze gukizwa, ukijya mu bapfumu, ukijya gusinda, ukijya gusambana, ukitabana wakigoryiwe, uzafutaye. Data ari kuguhamagara ngo we kubimbwa n'abasambanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ugambirira kubeshya akabikora. Bibiliya ivuga ngo iki? Iravanga urugero wagereyemo abandi, nawe niko uzagira ute? Uzagererwamo. Ngo kandi data naza kurukugereramo ngo wazacugusa. Niba uzi ko urugo rwa runaka watumye rura rudasinziriye, data nazi wawe wazacugusa. Niba uzi ko uri umurozi wararoze bagenzi bawe, data naza kuri wowe ntabwo azaza nguko wagenje runaka, wazagucugusiriza. Niba uzi ko wafashe kawunga iveri ukayiha umuturanyi wawe, data we naza azacugusa. Niba uzi ko waciye igitoki wakuye ibirayi ugahereza umuturanyi wawe, data avuganye nawe ngo naza wazagucugusiriza. Urugero wagereyemo abandi, urugero wagereyemo abandi wa mubyeyi we, urugero wagereyemo abandi wa mugabo we, urugero wagereyemo abandi wa mukobwa we. Niba uzi kujya kunegura ugaciraho ikiganza, niba kugeraho, data we azagucugusiriza. Wicara unuzi neza ko ntabwo uzamanuka muri metero ngo dore 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 ndaje vuba. Umuturanyi w'amaguru bwaratinze wabigizemo uruhare, data araje azagucugusiriza. Waziritse umwari wa runaka ngo azafata ashatse n'ubyara arubura, data avuganye nawe ngo azagucugusiriza. Urugo rwa Serukiko na Madarina rwabuze amahoro hejuru ya wa murozi we, data araje desanseri beton saraba none didesa azagucugusiriza. Madarina ndakijya mu murima bite nide wawukoreyemo, waje muri iri teraniro, data yagutangarije ngo araje kandi azagucugusiriza. Abana ba Faresita bari kuryama bagasanga imisatsi bayogoshwe, batazi uwayogoshe. Yewe ndagutangariza ngo azagucugusiriza. Dore ndaza vuba, ndaza vuba. Aricyo bita abasigajwe inyuma n'amateka. Murabazi bamwe ngo nihagarara none ndarushye, none ni njyewe wagisite. Nawe ndi wihagarareho nk'uwasigajwe inyuma n'amateka. Serukiko yamaze kujyana Madarina, aramubwira ati Madarina nawe nubwo ngo ujyanye ndafite ingeso yananiye. Madarina amubaza ngo ni iyihe? Sigo twe usenga Imana mu izina rya Yesu. Dore ndaza vuba, dore ndaza vuba, dore ndaza vuba, ndaje vuba kandi nzanye ingororano. Aho ngoro umuntu wese bikwiranye n'ibyo yakoze, n'ibyo yakoze. Tuge kwinginga Imana, tuge kwinginga Imana. Agiye abademu jya mubona abana banyu barabaye ibicamuka we. Imana ikubabarire, Imana ikubabarire. Zamura cyane, Imana ikubabarire. Zamura cyane ngo Imana ikubabarire. Imana ikubabarire. Muri iterano mbonye umugabo utarabatizwa muri iki giterane. Zamura ikiganza ngo ubire ko Umwuka avuganye nanjye. Zamura ikiganza umugabo utarabatizwa. Zamura data yakubonye, ntabwo uravuka ubwa kabiri, ntabwo urabatizwa. Zamura ikiganza, nushaka uceceke cyangwa ukizamure, ariko data yakubonye. Kandi tukimara kuva kuri umusozi tugiye kubisikana baguherekeje. Uramya ko umuhanuzi yari muri iri teraniro. Imana idufashe tugiye gufatanya namwe gusenga. Bavuga ngo Mana mbabarire, ndi umutima wakuganirije ngo Mana nshoboze. Mariba yaratobwe, intama zirangisha zirahunga, zifata icyemezo cyo kwibera mu rugo. Mwerekera hari iriba ritagize ute, ritatobwe. Yesu yaravuze ngo umudugudu umwe n'ukwanga uzajye kundi. Yesu abanga icyo kora ndi muzasoza imidugudu yose ndaraza gushyikira ubugingo. Bishatse kuvuga ngo umugabo n'umugore mugomba
amen amen reka dusenge amen imana ibashoboze amen ntabwo turi hano mu ishyaka ry'idini ahubwo turi hano mu ishyaka rya Yesu amen wakwacu data wa twese dusenge aba bantu mu izina rya Yesu bw'ibyo babavuzeho buri muntu wese kandi uzasohoza ku buzima bwabo abuhamagaye turabasengeye mu izina rya Yesu izina ry'aya mazina ngo umugisha wawe ubabeho izi ntama kandi indwara zose barwaye zikizwe zumvishijwe ry'umwungeri kandi izi ntama zumvishwe ziraje zirapfukamye zihindurwe nawe renga isi ziraje mwami ahantu zipfukamye zipfukamiye imiryango yabo zipfukamiye famiye haleluya zipfukamiye igihugu zipfukamiye kano kagari n'uyu murenge zipfukamiye abaturanyi izi ntama zirebe izi ntama zabuze aho zinywera ziri gutaka umwuma wazibanye mwinshi zirangije zigwiza ibyaha badengise urazihamagaye zigwaye ubugingo n'umubiri zirengere mu izina rya Yesu Kristo uravuga ngo dore ndaje vuba hani mukondo kandi uzujanye ingororano haleluya urakoze kukuri Imana data urakoze kukuri Imana murinzi tugukomeye amashyira imbunu mu izina rya Yesu Kristo amen hereza Imana amashyi menshi cyane y'amashyi uri Imana itabasha kubeshya uri Imana isohoza amasezerano dufatanye kandi ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu muraho neza ariyivuga kuruta ibindi byose muri urwo rwego rero bateguye igikorwa cyo kugira ngo ishuri ubwo rigiye gutangira bambika abana 30 ingweto turagira ngo Pascal wakoze urwo rutonde arutwigiriza imbere aduhamagara abo bana bigize izo ngweto hafi hanyuma abahanzi nk'uko babiteguye bigira imbere bambika abo bana izo ngweto mu izina rya Yesu rero hari urutonde rwakozwe turagira ngo abo bana bahamagare bigira imbere mu gihe izo ngweto ziraba ziri kwegerezwa hano bahamagare 30 ndetse bangahe 30 se bahamagare vuba vuba arena bahamagara yigira imbere Ishimwe Gisele Dusabimana Elisa turagira ngo n'umuyobozi yigira imbere Imana iratwibutse izi ngweto Diene yigire hano hejuru uwo turabura turamusimbuza undi Imana iratwibutse Diene begere hano imbere dushimira Imana Solange dushimira Imana Solange uwo babura turamusimbuza undi Mutesi wase Ariete yigire hano imbere uwo bahamagaye uwo turi bubure baramusimbuza undi Nkunzimana Joel nta mubyeyi uri bugere hano ni iz'abana niyo mugabo Uwingabire Emeline Uwase Marie Claire Uwishema Françoise Uwingabire Justine Uwishema Françoise yabonetse Uwishema Françoise Uwingabire Justine Uwiduhaye Grace Uwamariya Pascasia Umuhoza Divine Habiyaremye Jean Pierre Ineza Mugisha Pio waremera umwana umwe ingwete imwe akambara kuko ibi ntabwo ari abazungu babikoze ahubwo ni abahanzi bene data babikoze Imana aho mugisha rero turagira ngo umuyobozi w'akagara dufungure iki gikorwa hanyuma abo bahanzi bahereza abandi ingweto Imana aho mugisha kiramo nako ko hijya Imana imuhereze umugisha amen sawa umuyobozi akoze rwose akomeza kudufasha muri gikorwa komeza ubwe gararaho nashaka zifata hagararaha hanyuma komeza usome amazi Dusabimana Elisa ni
Dusabimana Elisa ntawe Somundi Usomundi ukurikiyeho oya hano hari intoya okay twarutwe rwose bandi natwibutse Dieme nawe murebere zimukwiriye anganate ibi birenge byo biramukwiye sawa ziramukwiriye Imana ushimwe inini mucyo sava komeza Mutesi wase Ariete wawe n'ubutanu umugisha we kandi ndibikurakaze gararaho Nzimana Joel n'undi muhamagara mu kaburo aragwaye nuhe umwana we aragwaye aramusigira komeza soma udukurikiyeho uwo mudamu namanuke Wingabire Justine n'uruhe n'uyise urebe inini rasererize ucyane sawa amaturebe okay sava asubiza inyuma bari kuza ubu tutazi ndabona aho utaha Beatrice bizira no kwirasiza hano hari nini biri inyuma urabona izimukwiye nini gira imbere uzimwambike Imana ishimwe nazambaraga inyuma undi yitwa asigaye miguru ingahe wa mubyeyi mwakuye neza wamubikiye asigaye miguru wa mubyeyi wasigaye inyuma nazo zifata Pascal hari inkuru igenda yamamara hirya ngo hari abazungu badufasha ntabona umutima w'urukundo dufite kandi uwo mutima nawe ugize n'ufasha n'ufashwa yafasha dushobora gukora ikintu gikomeye muri aka kagari kacu nuko nicaye imyaka 6 ntari kwiga natwe abana bacu bakiga kandi ntibicare muraho neza dushobora gukora ibikorwa by'urukundo abana bacu bari kubura amafunguro ya saa sita bakiga rero tugira urukundo bwira mugenza ngo tugira urukundo dushimira aba bahanzi baje gutaramana natwe hano mu cyaro barangiza bakatwambikira abana 30 tuvuge Imana bahereza umugisha ane tubifurije umugisha w'Imana abo bana rero muzige mutsinde ngaho reka basubire mu myanya yabo tubabwira igikurikiraho Imana bahereza umugisha muzige mutsinde sawa dukomere Imana yacu amashyi menshi cyane kugira ngo nsabe abantu twongere twegerane tugire ibyo tuvugana gatoya abantu twegerane tugire icyo tuvugana gatoya turi kujyana haleluya abari kunyumva bazamura ibiganza turebe haleluya amazina yanjye nitwa Evangeliste Imana irumva Dieudonné ndi umusore w'imyaka 17 reka dusome ijambo ry'Imana ibice 46 reka dusome umurongo wa 3 wonyine igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 46 umurongo wa 3
haranditse ngo nimunyumve mwa nzu ya Yakobo mwe namwe abarokotse bo mu nzu ya Isirayeli mwese, abo nahetse mukiri mu nda nkabaterura mukivuka nkabageza mu zabukuru ndiwe. Muzarinda imvi ziba uruyenzi nkibaheka, ninjye waremye ninjye uzaheka, ni koko nzaheka kandi nzajya nkiza. Niri jambo ndi kugira ngo tuvugeho gatoya. Ubundi nari naje mfite ijambo rivuga ngo Imana ishaka ko abantu babaho mu buzima butuma Imana iticuza. Mwari muzi ko hari ibintu dukora bigatuma Imana yicuza. Imana yakureba uko umeze uko ubayeho ikavuga uti uyu muntu ndamurebye ndicuza, iyo naza kumurema wenda nibyo byari kuba byiza. Uvuga butumwa wabanje yabitubwiye, burya bari abantu bazahezwa hanze, imbwa, abarozi, abakunda kubeshya, burya mu yandi magambo bababayeho mu buzima butuma Imana yicuza. Ngewe rero inkuru nabazaniye kuri uyu musozi wa Mukondo nuko buri muntu wese Imana ishaka ko abaho mu buzima butuma Imana iticuza, ndetse nawe uticuza. Hari ubuzima umuntu abamo akumva ari ubuzima bwiza, akumva ari ubuzima bumuryoheye, akumva ari we muntu uriho, ariko igihe cyazagera akicuza. Kavuga ngo iyo menya, njya nkunda kubwira abantu ngo Imana ijya ibabarira abantu ibyaha, ariko ingaruka z'icyaha ntago zijya zibura. Ubu ngubu umuntu ashobora gukora icyaha cy'ubusambanyi bakamutera inda cyangwa akarwara sida, yaza hano bamusabira Imana imbabazi, Imana ikamubabarira, ariko yanda ntivemo na ya sida ntikire, kubera ko yabayeho mu buzima butuma Imana yicuza. Turi kubakangurira rero kubaho mu buzima butuma Imana ibishimira kandi n'abantu bababona bakabishimira. Dutegetswe kubana n'abantu bose amahoro, abo tubana nabo, abo duturanye, aho tugenda, mu kazi dukora, dutegetswe kubaho mu buzima bushimwa n'Imana n'abantu. Twasomye ijambo ry'Imana iri ngiri dusomye, uyu nguyu ni umwe mu migisha Imana igihereza abantu babayeho mu buzima butuma iticuza. Uyu mugisha Imana yabwiye Yakobo iramubwira ngo nzaguheka ngo kandi imvi zizaburiyenzi nkigize gute nkiguhetse. Umwe mu migisha Imana igihereza abantu babayeho mu buzima butuma iticuza, babayeho mu buzima buyinezeza. Iyo umuntu abayeho mu buzima butuma Imana imushima, Imana iramuheka kandi imvi zikazaba uruyenzi Imana ikiguhetse, ukazagendera ku kabando Imana ikiguhetse, ukazaba umukecuru Imana ikiguhetse. Turabakangurira rero mwese uko mwaje guterana, turabasanga mube mu buzima butuma Imana iticuza. Y'abantu bigize indaya, y'abantu bigize abasinzi, y'abantu bigize abagome n'abagambanyi, y'abantu bigize abarozi, ndagira nkubwire ngo ububayeho mu buzima butuma Imana yicuza. Ku bwa Nowa Imana yigeze yicuza, imaze kwicuza irimbuza abantu umwuzure. Isodomu n'i Gomora Imana yaricujije, imaze kwicuza irimbuza abantu umuriro. Mubeho mu buzima butuma Imana iticuza, kuko iyo Imana yicujije abantu bajya bahura n'akaga gatandukanye. Ariko iyo tubayeho mu buzima buyihimbaza, ubuzima buyisenga, ubuzima buyinezeza, igenda idusesekazaho imigisha itandukanye, igenda itugirira neza, ibana natwe aho ababyeyi batabana natwe, ibana natwe, ikaba umugabo w'abapfakazi, ikaba se w'imfubyi, bitewe n'uko wabayeho mu buzima butuma Imana iticuza. Mbwirira mugenzi wawe uri iburyo bwawe umubwire ngo baho mu buzima butuma Imana igira gute iticuza. Mubabarira iyo geste tuyikore, mubwire ngo baho mu buzima butuma Imana iticuza. Ube mu buzima bunezeza Imana ndetse n'abantu Imana izabahereza umugisha. Hari abantu bagize icyo cyifuzo cyo kuba mu buzima butuma Imana iticuza, hari abakigize bazamura ibiganza dusenga aho bari. Haleluya, haleluya. Tugiye gusenga Imana kubwira ijambo, tubwire Imana uti Imana dufashe tube mu buzima buguhimbaza, uzaduheke imvi z'uburenzi kiduhetse, ibindi nahejo muzaze duterane. Reka twakire umushumba dusengere mu izina rya Yesu. Imvura yakoze yatubaniye, reka dusenge Imana mu izina rya Yesu, kandi turasengera isengesho turi no gusoza iki giterane, dutahe nahejo mu gitondo. Duhaguruke. Mana dushoboze kuba mu buzima butuma
abapasitoro, abarimu, abashitsi bose bahabwa umugisha nawe. Urakoze rero kubw'uyu mugisha kandi gutumye twese iki gitaramo kirangira amahoro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nawe dutume